yakoze imirimo ntari gukora, yewe mwana w'umuntu ntari gushobora. Yakoze imirimo ntari gukora, jewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Yakoze imirimo ntari gukora, jewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Yes, bakunzi ba Urban Gospel TV, banje kubasuza mbifuriza amahoro y'Imana. Ngira ngo murumva indirimbo ntangije iravuga ngo Imana yakoze imirimo, twebwe abana b'abantu cyangwa se twebwe abo yiremeye tutari gushobora, ariko Imana yo irabikora. Rero nta yindi ishobora byose, ni Imana yo mu ijuru. Ni nayo ituma tuza kuri kamera, ni nayo ituma tuza tukavugana, nayo itwemerera kugira ngo tugire icyo dutambutsa. Nayo mpamvu tuba tuyisaba kugira ngo iyo ize ituvugiremo, twebwe tube igikoresho cyayo kugira ngo idutambutsemo ibyo ishaka kubwira ubwoko bwayo yiremeye. Kandi irabishoboye, kandi ifite inzira nyinshi ishobora gukoresha kugira ngo ubutumwa bwayo cyangwa se ibyo ishaka kubwira ubwoko bwayo busohoke. Rero ndayishima cyane iyo yemeye ko inyuza muri njyewe kugira ngo uyu munsi wa none cyangwa se aya masaha mbe naza kugira ngo tuganire. Hari rero mbere yuko twinjira mu bintu byose twavugana, ndagira ngo mbane nsabe abantu batari bakora subscribe kuri Urban Gospel TV, mudukorere subscribe. Abari Burasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru, mwese tubahaye ikaze kandi turabishimira uburyo mukomeza kudushyigikira. Ngira ngo nabonye kuri video ya mbere nakoze ejo bundi turi kuvuga ubutumwa, nabonye rwose abantu benshi barayikunze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye, Imana bahuje umutima, Imana iraza ikagira gute ikabara nabo. So nabonye abantu barenga babiri, abantu barenga 100 bayireba ino video. Ndakeka ko abo bantu bose barebye iyi video bumvishije ubutumwa nashakaga gutambutsa, kandi mu by'ukuri sincika intege, kandi ndakomeje. Reka twiragize Imana ubundi twinjire muri gahunda zacu z'uyu munsi. Uwiteka Mana, turagushima Mana ikomeye, Mana isumba byose. Nongeye guca bugufi imbere yawe guha icyubahiro, kuko uri Imana nyamana, uri Imana ivuga, uri Imana isubiza, uri Imana yumva, uri Imana ikora ibitangaza, uri Imana ihinduranya ibihe, uri Imana ishobora byose. Niyo mpamvu nkwemereye kumara aka kanya kugira ngo uze unkoreshe, kugira ngo mbashe kugira icyo ntambusa, kugira ngo mbashe kugira icyo mvuga, mbwira ubwoko bwawe. Kandi Mana nziza, uzubane nanjye muri aka kanya, reka Mwuka Wera ankoreshe, ntaba ari njye ahubwo wowe uze wivugira. Urakoze Papa, ni mu izina rya Yesu Kristo twizeye, amen. So ntabatindiye rero, uyu munsi wa none ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Rubyiruko ahantu muri hose, tujye dukunda ijambo ry'Imana, kuko ni ibiryo bya buri munsi, kandi ngo nitwayikorera izakoresha ibindi byose. Rero mu gihe cyacu, mu mbaraga dufite, mureke tuyiririmbire, tuvuge ijambo ryayo, tuyikorere, kandi izatuneshereza. Yes, murakoze cyane. Rero uyu munsi wa none ntabatindiye, ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, tuvuge ku mirimo n'ibitangaza Imana ikora, kandi koko irabifite byinshi cyane. Hari ibyo yakoreye abakera, hari n'ibyo idukorera twebwe ubu ngubu. Ahubwo ntabwo twagakwiye kuvuga iby'abakera, ahubwo tujye tuvuga ibyo yadukoreye. Hari ibyo yagukoreye, hari n'ibyo yankoreye njyewe. Ariko uyu munsi wa none ndagira ngo twirefere ku byo yakoreye abakera kandi byarakunze. Rero ndagira ngo twumve ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko tuvuga ijambo ry'Imana, ndagira ngo mbabwire umutwe w'ijambo tugiye kuganiraho kugira ngo tubashe guhuza. Umutwe w'ijambo uravuga ngo ese Imana yakoresha umuntu umeze gute? Ni ikibazo nkubaza, kandi nanjye nkakibaza. Ese Imana yakoresha umuntu umeze gute? Wenda tutagiye gutinda, ngira ngo ni Ikinyarwanda cyumvikana, ariko mu gisubizo wenda cya hato na hato ku bantu bari kunyumva, ndetse n'abari buze ku makomenti kugira ngo bambwire uko bimeze, mbwira ese uw'Imana yakoresha ameze ate? Ese ninde Imana yakoresha? Twibazanye njye nawe. Ariko mu magambo makeya tugiye kumva wenda bamwe na bamwe Imana yagiye ikoresha igahabwa icyubahiro kandi ikagera ku ntsinzi.
reka wenda tuvuge ku muntu umwe muri Bibiliya w'Imana yakoresheje, naho hitiyemo umuntu wita Dawidi. Uko Dawidi yatoranyijwe mu bavandimwe be, kugira ngo murabizi mwese, Dawidi yari umwana muto cyane wibera mu ishyamba, wibera hahandi, ntiyakundaga kugaragara muri bene se kubera ko yari afite inshingano yagombaga gukora. Ariko ukurikije mu byo yabagamo ndetse n'imyaka yari afite, ntabwo Imana yari ikwiye kumutoranya muri bakuru be. Ariko ikigaragara ni uko Imana itareba imyaka, ntabwo Imana ireba ubukaka n'ubushongore, ntabwo Imana ireba amashuri wize, ntabwo Imana ireba ubwenge ufite, ntabwo Imana ireba imitungo ufite, ntabwo Imana ireba ukoresha cyangwa se ukungana. Ariko iyo igushatse uko waba umeze kose, nubwo waba udafite ibyo byose navuze, ntabwo yagusiga, iragutoranya kubera ko hari ikiba yakubonyemo kugira ngo igutoranye. Rero n'abatindiye tugiye kureba muri Samweli wa mbere, turahera ku gice cya 16 ku murongo wa 11, hanyuma twumve icyo Imana ivuga kugira ngo dukomezanye tuganire ku ijambo ry'Imana. Samweli wa mbere igice cya 16 umurongo wa 11, haravuga ngo 11 haravuga ngo Samweli abaza Yesaya ati, abana bawe bose naba? Samweli abaza Sawuli ati, abana bose bawe naba? Urumva abana ba Yesayi bari benshi cyane. Yego, hano nta mubare bavuga, ntabwo mbona, ariko bari benshi cyane. Noneho Samweli abaza Yesayi ati, abana bose bawe naba? Urumva byanga bikunze hari abo bari bamumurikiye. Urumva mu kumumurikira yagombaga kugira gute? Gutoranyamo uw'Imana yamutumye kugira ngo isezerano ry'Imana rigire gute? Risohoze. Urumva hari misiyo y'Imana yari ifite ku muryango wa Yesayi. Nuko hagombaga kuvamo umuntu umwe mu w'Imana ishaka, ikamutoranya, ikamugira icyo Imana ishaka. Turagenda kuri Samweli wa mbere 17 umurongo wa 33. Ndagira ngo turagenda dusimbuka kugira ngo tuze kugusha kuri ya topic yacu, tumenye uw'Imana ishaka gukoresha uko abameze ndetse n'ukuntu abateye. Ahangaha Samweli yabajije Yesaya ati, abana bose bawe ni abangaba? Ubwo byakurikiyeho ngira ngo murabyumva. Kuri 17 umurongo wa 33 haravuga ngo Sawuli asubiza Dawidi ati, ntiwashobora gutera uwo Mufilisitiya ngo umurwanye, kuko ukiri umusore w'umugenda, kandi we ni umugabo wamenyereye kurwana uhereye mu busore bwe. Dusubire inyuma gakeya, aho Samweli yaraje gutoranya umwe mu bana ba Yesayi. Uko yatoranyijwe ngira ngo murabizi, ukomeje gusoma Bibiliya ikivuga, Samweli yashakishije mu bana bose ba Yesayi abura uw'Imana yamutumye. Noneho ngo arangije arababaza ngo, ese nta wundi usigaye muri abana bawe? Yesayi aramubwira ngo hari akana gato cyane kari kuragira, kari kibere mu ishyamba, kibere mu kuragira, kibereye mu bibazo byako iyo ngiyo. Samweli aramubwira ngo mugende mumuzana. Uko byagenze ngira ngo murabizi, baragiye baramuzana, barangije Imana iravuga ngo n'uwo nguwo bamusuka amavuta, bamaze kumusuka amavuta aba ari we wimikwa. Muri make Imana yaramutoranyije, itoranya Dawidi.
noneho ahangaha dusomye kuri Samweli wa mbere 17 umurongo wa 33, ni story ndende ivuga ukuntu Dawidi yatumwe ku rugamba kugira ngo ajye gusura abakuru be, kugira ngo arebe situation ukuntu zimeze, kugira ngo anagaruke atanga amakuru kuri papa wabo, avuga ati bameze bacana gutya. Agezeyo uko byagenze ngira ngo murabizi, yageze asanga urugamba rumeze nabi cyane, kandi ibintu byacecekanye, abantu bafite ubwoba, abihishe mu mwobo, ibiki byose. Noneho Dawidi kubera imbaraga z'Imana zari zimuriho, nibwo yasabye ko yajya kurwanya uwo Mufilisitiya. Ni story ndende, ni nayo mpamvu tuba tugomba gusoma Bibiliya kugira ngo tujye twumva amateka, ndetse n'ibyo tubasha kwireferaho cyangwa se n'ibyo tubasha kugenderaho, kugira ngo tujye tubasha kwizera Imana ikora, tujye tubasha kwizera Imana ivuga, tujye tubasha no kwizera Imana itubeshejeho. Ahangaha umwami yashubije Dawidi, aramubwira ngo ntago wabasha kurwanya uriya muntu. Byari bitewe n'iki? Nuko Dawidi yarasabye kujya kurwanya Goliyati. Iyo dusomye Bibiliya muri Samweli twumva uko byagenze. Dawidi yagize ishyaka bitewe n'amagambo yari yumvishije kuri Goliyati yavugaga ku bwoko bw'Imana ari bwo b'Abayisiraheli. Arangije asaba yuko yajya kurwanya uwo muntu wari wabahahamuye. Wumve ngo Dawidi yagiye ku rugamba atagiye kurwanya. Dawidi yagiye ku rugamba agiye kureba situation y'abakuru be kuntu bameze, ndetse n'urugamba kuntu rumeze. Ageze yasanga ibintu byacecekanye, abantu bihishe mu mwobo. Ariko aha hantu hari ikintu kidakintangaza, ku rugamba ubundi haba hari abantu batandukanye mu maranka atandukanye. Ariko ibaze kubona nka generali, umukoloneli, abamajoro, abasniper, aba special force, bose bibereye mu mwobo, bagize ubwoba, batinye kujya kurwanya umuntu wari wahahamuye, wari ushaka guhangana n'ubwoko bw'Abayisiraheli. Bose bari bibereye mu mwobo, bihishe, badashaka no kureba, badashaka no kujya imbere y'umwami kugira ngo abatoranyemo bajye kurwana. Donc bari bafite ubwoba, bari batinye. Ariko icyo cyose, ibyo byose biba kugira ngo Imana yigaragaze, ibyo byose bibaho kugira ngo Imana iheshe icyubahiro. Nibwo rero Dawidi yasabye ko ajya kurwanya uriya Mufilisitiya wabatukaga. Nibwo rero amusubije ngo ntago wabasha kujya kurwanya uriya muntu, kubera ko agize gute, amenyera urugamba kandi arashoboye. Yego. Uko Umufilisitiya yasuzuguye Dawidi. Nyuma y'ibyo byose, Dawidi amaze gusaba kujya kurwanya, byagezeho kubera gutitiriza no kugira ngo umugambi w'Imana usohoke, umwami Sawuli yagize gute, yamuhaye uburenganzira kugira ngo agire gute, aje kurwana Goliyati. Dawidi aramanuka, urabizi ko byagenze, umwami yamwambitse imyenda ye ngo ajye kurwanya. Biramuremerera, avuga ati ibi bintu ntabwo nigeze mbikoresha, ngira gutya na gutya, ibi bintu ntabwo nigeze mbyambara. Reka ngende uko Imana ishaka, kandi ngende uko imbaraga zawe zingana, ariko ufite uwo wishingikirije, ufite uwo wizeye ugomba kugufasha. Nta wundi rero ni Imana. Reka turebe kuri 43 uko Umufilisitiya yasuzuguye Dawidi. Kuri 43 haravuga ngo nuko Umufilisitiya abaza Dawidi ati, ko unteranye inkoni, mbese ati ko unteranye inkoni, mbese ugira ngo ndimbwa? Umufilisitiya ahera ko akwena Dawidi mu izina ry'Imana ze. Umufilisitiya abwira Dawidi ati, ngwino nkubagire ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba. Uko niko abazimu batutera ubwoba, uko niko ibibazo biduhangara. Ahangaha Goliyati tumugereranya n'ibibazo biri ku isi: ubukene, uburwayi, ibibazo bitandukanye. Biragenda bikagushegesha kugeza aho bigutera ubwoba, bikagukangara, ukumva nawe ubwawe uvuye mu cyizere, ukumva nawe uvuye mu byiringiro. Ariko ahangaha Dawidi siko byagenze. Uribuka ko yagiye umwami aramubwira ati, nica intare, nica idubu, ibintu ntabwo nari mbifite, ni kubera Imana. Rero mureke n'uriya mugabo ndamwica kubera Imana.
noneho hari igihe ibibazo rero bidutera ubwoba nkuko Goliyati yabwiye Dawidi, aramubwira ati ese unteranye inkoni, kuko Dawidi yagendanaga agakoni n'umuhumetso n'utubuye. noneho Goliyati amubonye hari ukuntu ibigeragezo bidusuzugura, hari ukuntu ibibazo bidusuzugura, hari ukuntu tugera mu bibazo bikadusuzugura bien, bikaduca amazi, bikadukoresha imvugo z'iki gihe, bikatureba ko tudashoboye, bigatangira kuduca intege, bitubwira ati reba ukuntu bimeze, reba ukuntu uteye, reba ukuntu umeze. Nawe wabyumvira bikaguteza ikibazo, ariko reka duhagarara n'imbaraga z'Imana zishobora byose muri ibyo bibazo turimo. Icyo nkundira Bibiliya, itubwira ibintu byabayeho noneho tukabikurura tukabizana muri iki gihe turimo. Muri iki gihe turimo, murabizi bavandimwe, dufite ibintu byinshi cyane bitubangamiye, dufite ibintu byinshi bitugoye nk'urubyiruko. Noneho twebwe rwo ni ibindi, dufite ibintu byinshi cyane bituri imbere nk'imisozi miremire, tuba twumva rwose bitubangamiye. Ariko mureke duhagarare mu mbaraga nk'iza Dawidi yari afite, kuko yari umwana muto cyane kandi yaranesheje. Yego, noneho ngo hano tumve ukuntu byagenze. Urumva hanga Goliyati yari amaze kugira gute gusuzugura Dawidi bitewe n'ukuntu yari amubonye. Mureke ibigeragezo ntibidusuzugure. Biratureba bikatubona ko turi bato, birakureba bikabona ko nta mashuri ufite, birakureba bikabona ko nta mafaranga ufite, bikakureba bikabona ko nta gikundiro ufite, bikagufatirana no muri izo ntege nkeya, bikagufatirana bigashaka kugushyira mu gatebo kugira ngo biguhondahonde mu isekuru, bikugire igisenzegeri. Ariko mureke duhagarare nka Dawidi. Reka tugende rero ngo Dawidi yica Goliyati. Turareba turacyari muri Samweli wa mbere igice cya 17 umurongo, turebe kuri umurongo wa 49. Umurongo wa 49 uravuga ngo Dawidi akabakaba mu mvumba ye, akuramo ibuye, ararirekera ibuye, arikocora Umufilisitiya mu ruhanga, irigitamo, yikubita hasi yubamye. Haleluya! Wa muntu wari usuzuguritse, wa muntu babwiye ngo unteranye agakoni, urabona ndimbwa, bya bibazo bikuremereye bavandimwe. Goliyati ni ikibazo gikomeye cyane imbere yawe. Goliyati yari ikibazo gikomeye cyane imbere y'Abafilisitiya, ariko Imana ishaka gukoresha ntabwo ireba igihagararo, ariko Imana ishaka gukoresha ntabwo ireba kugendera mu modoka meza. Imana ishaka gukoresha ntabwo ireba ngo ufite amashuri menshi. Hari abantu baturatisha amashuri, baturatisha indimi bavuga, baturatisha amamodoka bafite, bakaturatisha amazu meza, mu magambo make bakaturatisha ubuzima bwiza akurusha, akumva aragusuzuguye. Ariko wowe hagarara ku ijambo ry'Imana, hagarara mu kwizera kwawe, kuko ubwo waje ku isi ntabwo uri impanuka. Ntabwo Imana yakuremye kugira ngo uze usuzugurike. Hari icyo Imana yakuremeyemo kugira ngo mu gihe nk'iki uzabe uw'umumaro. Ntabwo kuririmba gusa aribyo bituma dusingira ubwiza bw'Imana, ntabwo gukora neza aribyo bituma dusingira ubwiza bw'Imana. No kuvuga ijambo ry'Imana hari aho byatugeza, hari n'ibyo byadufungurira kugira ngo tubashe gukora misiyo y'Imana. Dawidi, wa mwana wasuzuguritse, wa mwana wiberaga mu ishyamba, wa mwana wahoraga unuka amase, wahoraga unuka amahenehene, amatamatama, reka sinzi ukuntu babyita, niwe wabaye igisubizo ku rugamba. Bavandimwe, mukuru w'urugamba ukuntu ruba rumeze, ariko Dawidi yabaye intwari. Dawidi yatanze challenge, yakoze icyo abandi batigeze bakora. Ndakeka ko byamuhesheje ikuzo, kandi uw'Imana yatoranyije, uw'Imana yashatse gusukaho amavuta, uko byagenda kose birasohoza.
bavandi mureke twireke kwirwanirira, mureke tureke kwishyira imbere, mureke tureke kwigira abeza gusa, tureke Imana yo yonyine izi dukoreshe idutoranye. Ngo Dawidi yamukubise ibuye ahangaha mu ruhanga. Iyo Imana ishaka gukora ibitangaza, ikora ibyo abandi badashobora gukora. Yamukubise ibuye riratobora ririnjira, Goliyati yikubita hasi. Bibiliya ivuga yuko Dawidi yari yirukanse afata inkota ye ya Goliyati, kubera ko yari iremereye cyane. Ahubwo sinzi ahangaha bavuga ko ubundi inkota ya Goliyati yatwarwaga n'abantu benshi, ariko ngo Bibiliya ivuga ko ngo Dawidi yahamagaye ngo uwatwazaga Goliyati ya nkota araza aramufasha, baramuhorahoza, bamuca igihanga. Nawe hari abo Imana igiye kuguhereza, hari imbaraga Imana igiye kuguha, hari ibintu Imana igiye kugukorera, kugira ngo nawe muri iki gihe turimo, muri uyu mwaka wa 2026, Imana igiye kugukoresha ibitangaza, itarebye uko ungana, itarebye ukuntu uresha, itarebye ukuntu amashuri ufite, itarebye amafaranga ufite, itarebye ubwoko ukomokamo, itarebye umuryango ukomokamo. Ugiye kuba uw'icyitegererezo. Rubyiruko, ugiye kuba intwari yo gukorera Imana. Reka twemere Imana dukoreshe, tube ibikoresho by'Imana, tugendere kuri Bibiliya, kuko Bibiliya nicyo gitabo twizera, nicyo gitabo kibamo ubutunzi bwose. Hari indirimbo nakundaga nahimbye, navuze uburyo Yona urufi rwamumize. Habayeho kugira gute kutumvira. Mureke twumvire Imana, hanyuma nayo izadukoresha. Uzasuzugura umubyeyi, maze urebe ko hari imigisha uzabona. Iriya ndirimbo nayihimbye ngira ngo mvuge kumvira ababyeyi ndetse twumvire n'Imana, kuko hari impamvu zatumye nikora, ni ubuhamya burebure. Ariko muri aka kanya ndimo ndavuga imbaraga zakoresheje Dawidi akica Goliyati. Nawe izo mbaraga wazikoresha ukanesha icyaha, ukanesha ubukene, ukanesha inzara, ukanesha ibibazo, ukaba uwo Imana yishimira muri iki gihe. Rubyiruko, ndakubwira nanjye nibwira, suko nanjye ntagomba kubwirwa, kuko ngiyo ntunze urutoki umwe hari izindi ziba zindeba. Reka muri iki gihe tube ab'icyitegererezo kugira ngo Imana dukoreshe abavandimwe. Rubyiruko bagenzi banjye, rero hano Dawidi yabashije gukora Imana, yumviye Imana, ahagarara nk'umugabo, ahagarara yemye, ubundi aranesha, yica Goliyati, arangije aba umusitari, aba ukomeye. Murabizi ibyo Imana yakoresheje Dawidi ni byinshi cyane. Reka rero natwe duhagarare muri iki gihe, twemere Imana dukoreshe, twemere Imana itugire ibikoresho byayo, kugira ngo tugire abo tuzana ku Mana, natwe tube twiharurira inzira nziza cyane. Uwiteka Mana, Mana ikomeye, Mana isumba byose, Jehova Rafa, Jehova Nisi, turagusaba ngo muri iki gihe Mana duhe imbaraga, ntitwirebeho ngo twisuzugure, ntitwirebeho ngo ducike intege. Reka duhagarare nka Dawidi yica Goliyati, kandi yari umwana usuzuguritse, biberaga mu ishyamba, biberaga mu bitayu bimeze neza, ariko Imana yaramukoresheje. Idubi yarazaga agashwanyaguza, intare ikaza agashwanyaguza, arangije igisubizo. Yagiye ku rugamba, agiye gusura abakuru yaneba situation, ariko ageze yasanga ari igihanda Goliyati. Ikibazo cyose kiri imbere yawe, reka Imana kigukureho mu izina rya Yesu Kristo. Reka Mana dukoreshe muri iki gihe, kandi tugire ab'umumaro. No kuri Mana, hera kuri njyewe, nanjye unkoreshe, kandi ungire igikoresho cyawe, nanjye ndemera nce bugufi, hanyuma ungirire uko ushaka. Urakoze, tubigusabye kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bakunze rero ba Urban Gospel TV, wowe utari wakora subscribe,
dushigikire, uduhe comment. Nawe nimba hari icyo Imana yagukoresha, tugarutse ku mutwe w'ijambo ravuga ngo ese Imana ikoresha umuntu umeze ute? Imana ikoresha umeze gute? Nawe Imana yagukoresha, nanjye Imana yankoresha. Icyo dusabwa niki? Ni ukuyumvira, ubundi tugakora ibyo ishaka, tukagendera mu nzira ishaka yifuza, ubundi maze uzurebe icyo Imana igiye gukora. Muri ibi turi mu bihe bikomeye cyane rubyiruko, turi mu bihe by'ubuhenebere bukomeye cyane, aho hari ibishuko byinshi bidushuka bikadufatirana n'intege nkeya turimo. Ariko mureke Imana idutoranye, kuko nawe yagutoranya nkuko yatoranyije Dawidi. Reka Imana iduhane umugisha. Kora subscribe kuri Urban Gospel TV, udushigikire, uduhe comment, ubundi dukomeze tubane. Imana iduhane umugisha. Murakoze cyane.